Ndabashuje mwese bene data kandi mbahaye ikaze hano kuri Pure Gold Channel. Muri iyi audio uyu munsi tugiye kongera kwiyibutsa ijambo twize ubushize twigiye hamwe ukuntu marayika w'Imana Gabriel yabonekeye umutambyi wari umusaza witwaga Zakariya. Yaramubonekeye igihe yarari mu nzu y'Imana muri temple y'Imana arimo kotsa imibavu. Marayika aramubonekera amuha ubutumwa amubwira ko umugore we nawe wari ushaje wari ukuze Elizabeth ko agiye kubyara umwana kandi ko umwana bazamwita Yohana. Ibyo byarabaye twarabibonye. Uyu munsi wa none rero tugiye gukomeza tureba marayika Gabriel n'ubundi hari undi muntu yabonekeye. Wowe ngo yabonekeye we ntabwo yarashaje. Yari umukobwa muto cyane. Umukobwa muto cyane wari ufite we na nk'imyaka hagati ya 13 na 16. Mbere yo kugira ngo nkomeze nagira ngo tubanze dusenge. Mana data turagushimye kuriho. Turagushimye kubonekera abantu bawe. Uko wabonekeye Zakariya kiriya gihe cya kera n'uyu munsi uracyabonekera abantu mu buryo bwinshi supernatural. Uracyavugana n'abantu mu buryo bwa vision, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bw'inzozi. Ufite ukuntu ubonekera abantu bawe. Turagushimye kudahinduka. Urakoze Mana, abana natwe muri aka kanya tugiye kumva ijambo ryawe. Urakoze ku mwuka wera turimo, aho uriwe ugiye gukomeza kutwigisha twese tukagira ikintu twigamo muri ijambo ryawe. Byose mbisabye mu izina ry'Yesu umwami wacu, amina. Bene data turi kumwe hano kuri Pure Gold Channel, ndabamenyesha ko iki kiganiro n'ubundi turi kuganira ijambo ry'Imana ritwubaka, murimo kukigezwaho na Jose. Uyu munsi nkuko mbabwira tugiye gukomeza turebera hamwe ijambo ry'Imana, umuntu nanone wa kabiri muri iki gihe marayika Gabriel yabonekeye. Nkuko ndimo mbivuga, uwo muntu Imana Gabriel yazaniye ubutumwa akamubonekera yari umukobwa muto cyane. Amagambo turayasoma muri Luka, ubutumwa bwa Luka igice cya mbere duhereye ku murongo wa 26. Icyo gihe ngo hari mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabriel aza kumanuka ava mu ijuru azana ubutumwa abuzanira umwari witwaga Mariya. Mariya yari afite imyaka mike cyane, yari akiri umwari ariko yari afite fiance we yitwaga Yosefu. Icyo gihe rero Mariya yaritondaga yibera muri village aho n'ubundi yari atuye mu mudugudu w'i Galilaya ahitwaga i Nazareti. Uwo mwari yaritondaga cyane, Imana yaramushimye iramutoranya, maze yohereza marayika araza aramusura. Amaze kumubonekera, urabyumva kubonekerwa na marayika nk'uko Gabriel twabibonye, Zakariya twabibonye, yagize ubwoba. Kubonekerwa na marayika ntabwo byoroshye. Nawe akubonekeye ubu ngubu wakwikanga. Urumva ari umukobwa muto nawe wari ufite imyaka hagati ya 13 na 16 niko dukeka, nawe yarikanze agira ubwoba, aravuga ati ibi ni biki bibaye. Yarikanze. Nuko marayika aramubonekera amusanga aramubwira ati na mahoro uhiriwe, umwami Imana ari kumwe nawe. Yahise amuramutsa amuha iyo ndamutso ati na mahoro uhiriwe, umwami Imana ari kumwe nawe. Ibyo byatumye Mariya wari umwana muto ahagarika umutima ati ibi ni ibiki, iyo ndamutso ni bwoko ki? Ntabwo yumvise icyo bivuga. Marayika nawe yahise abona mu mutima wa Mariya uwo mukobwa muto, ahita amubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana. Witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana. Ntabwo yabyumvaga Mariya, ntabwo yabyumvaga na rimwe. Nuko ku murongo wa 31 muri iki gice cya mbere muri Luka, marayika arakomeza ubutumwa yari yakuye ku Uwiteka Imana ishobora byose, abwira uwo mukobwa muto cyane Mariya w'umwari, amubwira ati dore uzasama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Dore ugiye gusama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi.
azima mu nda azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose. Ni ukuvuga ngo azaba umwami mu nzu ya Yakobo iteka ryose, kandi ubwami bwe ntibuzashira. Urumva ibyo bintu? Urumva ayo makuru? Urumva iyo message ahawe? Ubwo butumwa hawe n'Imana burakomeye cyane. Umuntu agiye gusama inda, aracyari umwari, ntiyigeze aryamana n'umugabo, yarasabwe ni fiancé, afite fiancé, arategura ubukwe, maze ngo agiye gusama inda, ngo umuhungu bazamwite Yesu, kandi ngo umuhungu ngo kandi azaba umwami mu nzu ya Yakobo, ngo kandi ubwami bwe ngo ntibuzashira. Tekereza nawe iyo message uyihawe. Ni hehe hano mu isi mwambwira ubwami cyangwa se n'ubuperezida budashira? Nta na hamwe. Nazo twumva za Amerika, umuntu aba perezida igihe cye kigashira, manda ye ikarangira. Ahantu hariho hose ubwami tujya twumva n'ababaye abami birashira. N'aba ngabo bategeka imyaka n'imyaka mu Bwongereza, abami n'abamikazi, igihe kiragera bagapfa, bagasimburwa na bene wabo, abuzukuru babo cyangwa abana abahungu babo. Ubwami ubwo ari bwo bwose burashira, burasimburwa. Ariko aha ngaha yaravuze ati ubwami bwe ntibuzashira. Mariya ahita agira ikibazo, abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntaranaryamana n'umugabo? Genda cyari isugi, ndi umukobwa muto, nifitiye fiancé, ariko sinigeze ndyamana nawe, nditonda rwose. Abantu bose barabizi n'ababyeyi banjye, yewe n'uwo mu fiancé wanjye arabizi, yantangira ubuhamya. Ibyo byashoboka bite ko nigeze ndyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera dore azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Umva iyo message, umva ubwo butumwa amuhaye. Nanone aramusubiza ati humura Mariya, humura mukobwa mwiza witonda, dore ni umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera, uwo mwana uzabyara azaba ari uwera, azavuka azitwa umwana w'Imana. Ntaho bihuriye n'iby'umugore n'umugabo, ntaho bihuriye no kuryamana n'umugabo. Ibi ngibi ni ibintu bitandukanye n'iby'umubiri. Humura, n'Imana igiye kubyikorera, n'ubuntu ugiriwe. Imana iragusuye, ugize umugisha, urahiriwe, ugiye kuba umubyeyi uhiriwe, ugiye kubyara umukiza. Aramuhumuriza rwose, aramuhumurije, amubwira amagambo meza cyane. Arangije kumubwira amagambo meza y'ihumure, aramuhumuriza rwose ati humura, n'Imana igiye kubyikorera, ahubwo ibintu bigiye gutungana rwose. Mariya bikubita mu mutima, nizera ko yaruhutse, ati urakoze Mana, kuko yubahaga Imana. Arongera aramubwira ati dore nkubwire n'ikindi, dore ibanga nkumenera ibanga, dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, witwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwa gatandatu. Dore nkubwire irindi banga utaruzi. Imana yakoze ibitangaza mu muryango wanyu. Dore mwene wanyu nawe Elizabeti nawe afite inda, wa wundi witwaga ingumba, wa wundi witwaga nyogokuru atabyaye, dore Imana yamuhawe umugisha. Uku ni ukwezi, afite inda y'amezi 6. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibintu byaratunganye, Imana yarabasuye, mwagiriwe umugisha. Mariya aramubwira ati dore jyewe ndi umuja w'umwami Imana, bimbera uko uvuze. Mariya yamaze gushyira agatima hamwe, ibibazo byari bimaze kwigirayo. Imana iramuhumurije, umumarayika amuhaye message y'ihumure, ati humura, Imana igiye kubyikorera, ati dore nkumenere n'ibanga. Wow, ni mwitaga nyogokuru Elizabeti wari ugiye gufata byaye, dore afite umugisha, nawe aratwite. Uku ni ukwezi kwa gatandatu. Imana nawe yamuhawe umugisha. Mwese mugira umugisha mu muryango wanyu. Imana yabarebye isanga mwitonda, isanga mwubaha Uwiteka, ibahawe umugisha. Nawe humura, dore ugira umugisha, ugiye kubyara umwana w'Imana. Ni Imana ibyikoreye, kandi uwo mwana ugiye kubyara azaba ari umwami, ngo ingoma ye ntizashira. Haleluya. Marayika nawe rwose amusubiza, Mariya amusubiza igisubizo cyiza cyane
cyerekana ko yitondaga yubahaga Uwiteka, ari umukobwa mwiza pe. Aravuga ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbera ukuvuze. Haleluya. Nuko marayika amusigaho arigendera. Mwene data, iyi nkuru urayumva uti? Wenda sinyivuze neza nk'uko bikwiriye, ariko nawe uyisomere muri Luka igice cya mbere, rwose uhasoma umanuka urareba ukuntu Imana ni nziza, ukuntu Imana igukunda wowe nukiranuka. Hari ibintu byiza izagukorera, hari ubutumwa bw'umugisha izakuzanira, hari ukuntu izakurobanura ukaruta abandi, hari ibintu byiza izagukora abantu bagatangara. Reka twubahe Imana, dukunde Imana. Turi na hano ku isi izaduha umugisha, izatugirira neza, izaziduha ubutumwa bwiza, igukoreshe ibyo abandi batakora, ikugeza aho abandi batazagera. Hari ibintu Imana izagukoresha, hari Imana igiye kugukorera nawe muri uyu mwaka uri imbere. Hari byiza Imana igiye kuguha umugisha mu buryo bw'igitangaza. Reka tugume mu myanya yacu nka Zakariya na Elizabeth barakomeje bubaha Imana mu zabukuru. Imana yabaha umugisha. Ntabwo uzi icyo Imana iguteganyirije ejo hazaza, ntuzi icyo ugiye kuba cyo. Reka twubahe Imana, reka tuyikunde. Itonde wowe mwari, wowe mwana mutoya, itonde nka Mariya. Guma wibera isugi, wisaragurika ngo ujye mu bahungu, wijya muri ibyo byaha by'ubusambanyi, wigumira aho ngaho ubaho Uwiteka. Imana izagusura kandi izakugirira neza. Hari ibyo ishaka kugukoresha. Imana yanga icyaha n'igisa nacyo. Reka twubahe Uwiteka, twanga ibyaha. We run away from sins. Reka duhunge icyaha n'igisa nacyo, twigumire mu Mana. Hari imigisha igiye kugukorera wowe ukuze, wowe ushaje, wowe umukecuru n'umusaza. Hari imigisha Imana igikuzaniye wowe mwana mutoya. Reka twigumire mu Mana, uri hagati aho. Reka twizere Imana, twigumire mu Mana, dukiranuke, izadukorera ibikomeye. Reka dusenge. Mana Data, turagushima kubw'umugambi ufitiye buri wese, ari umwana muto, ari uri hagati, ari ugeze mu zabukuru. Twese uradukunda kandi ushaka kutugirira neza. Turagushimira ibyo wakoreye Zakariya na Elizabeth mu zabukuru, ukabateturura, ukabagirira neza, ukabaha umwana Yohana wagize umumaro, akaza aje kuzana benshi ku gakiza, akaba umwevangeliste, kandi arangiza akaje aje gutegura inzira y'umwami Yesu. Turagushima ibyo wakoreye umwari Mariya, wari muto cyane, wakubahaga, ukamugira umubyeyi w'umukiza. Haleluya. Kandi ukamuha n'abandi bana nyuma. Ndagushima ko ukunda imitima ikubaha. Natwe tugirire neza. Ndasabye ngo ufashe bene data bari kumva iki kiganiro, ubambere umugisha, kandi risomo rigiriho ribakura naho ribahageza. Urakoze Mana ko byumvise byose, mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu twahawe w'umukiza. Urakoze. Amen. Mwene data wari urimo wumva kino kiganiro hano kuri Pure Gold Channel, nongeye kugushima, gushimira ko ukurikira hano kuri iki kiganiro kuri Pure Gold Channel, ukagikurikira kandi ugaha n'abandi. Niba ufashijwe, fasha n'abandi. Abandi twamaze inkuru nziza y'agakiza, twamamaza imirimo y'Imana. Kandi niba udafashijwe nabyo, that's fine. Ikindi ngushimira n'amasengesho yawe, kuko nzi yuko hari abantu bansengera, bajya babimbwira kandi ndabibona, mbyiyumvamo. Abo ndabashimira cyane. Inshuti zanjye zishyigikira, ndabashimira cyane. Abatanshyigikira nabo ndabashimira. Icyo nshaka kukubwira nuko Yesu agukunda. Yesu aragukunda, kandi turimo kwibuka ivuka rye. Reka muri iki gihe cya none, niba utazi Yesu, wowe mbwira utazi Yesu, umwakire umunsi wa none, kuko ni iby'ukuri. Ijambo ry'Imana ntiribeshya. Ubutumwa marayika Gabriel yazanye Mariya bwarasohoye. Yesu yaravutse. Ntabwo ari ibi byo kwibuka gusa by'imigenzo ngo Noheri, ahubwo ndakubwira ko ari iby'ukuri. Noheri ni ya buri munsi. Tujye twibuka ko Yesu Kristo yavutse buri munsi, kandi yaje kutuzanira agakiza ku buntu. Nawe kakiriye umunsi wa none, wowe utarakizwa. Ngewe ndi intumwa y'Imana, nanjye navutse ndi umunaziri w'Imana. Ubyemere cyangwa ubireke, Imana yarantoranije kandi yatangiye kumvugisha kera ntanayimenya. Numva ijwi ryayo, icyo bita audible voice. Imana yarantoranije kandi yaramfashije kugeza n'uyu munsi wa none. Ndacyayikorera, ndakomeza nyikorere kugeza ntashye, kuko navutse ndi umunaziri w'Imana. Nawe rero nuko Imana iguha umugisha, umenye impano zawe, umenye icyo Imana yaguhamagariye, uyitabe, izagufasha kandi ikomeze kugirira neza. Turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Bye bye.